Byagenze gute kugira ngo ingangurarugo zigabize inka z'umwami Rwogera? U Rwanda rwagize intwari zitandukanye zikigarurira mu mitima ya benshi kubera ibikorwa byazo. Muri ibyo hari abami barwaguye n'umutwe w'ingangurarugo waranzwe n'ibikorwa bikibazwaho na benshi, nko gushimuta inka z'umwami n'ibindi kugeza zishwe n'abazungu. Uwo mutwe wari ugizwe n'abana baje kuvamo abarashi b'abakogoto, bakiratwa ubutwari nka Rukara rwa Bishingwe rwanze gusuzugurwa n'abakoloni. Amateka y'ingangurarugo. Ingangurarugo ni umutwe w'abana bakuranye n'umwami Kigeli IV Rwabugili atarimikwa akitwa Sezisoni. Igitabo Ingoma ya Kigeli V Rwabugili na Nyirayuhi Kanjogera kigaragaza ko mu bwana bwe uyu mwami yaranzwe no gukunda intambara, kuko yagabaga udutero afatanyije n'urungano rwe bakanyaga inka. Abenshi bumva ingangurarugo nk'umwe mu mitwe y'ingabo waremwe ku ngoma ya Rwabugili, nyamara ngo wabonye izuba ku ngoma ya Mutara II Rwogera se wa Rwabugili. Mu bwana bwe Rwabugili yabyirukiye kwa nyirakuru, umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi, abyirukana n'abana 30 bo mu kigero cye yari ahatse. Ab'inkoramutima muri abo bana bari Bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho. Amateka avuga ko bajyaga babumba inka mu byondo, Sezisoni ari we Rwabugili akazibagabira nk'uko abakuru bagabiranaga inka. Nk'abandi bana bose, aba bana bakoraga imirimo bakitabira imikino y'abato. Birirwaga bahiga inyoni ndetse bakarushanwa no kurasa uruti, kumasha, bifashishije uduheto duto twa cyana. Abakuru bitegerezaga amashagaga y'abo bana batangariraga uburyo ari abakogoto, abahanga mu muheto mu kumasha. Sezisoni n'urungano rwe batangiye kujya bitabira ibitaramo ibwami, bakumva aho abahungu birahira umwami cyangwa ababagabiye. Baje gusobanuza abakuru impamvu umuntu yirahira undi. Babimenye bahindukirana Sezisoni wari umeze nk'ubahatse, bamusaba kuzabagabira, ariko ababwira ko nta mashyo atunze. Bafashe iya mbere begera umwami Rwogera bamubaza igihe azagabirira umuhungu we Sezisoni ngo nawe abonereho abagabire bajye bamwirahira. Yababwiye Bigezo ashenga ko niba bashaka inka bakagombye kujya kwinyagira izabo mu gihe bumva ko ari intwari. Abana banyaze inka umwami Rwogera arumirwa. Abana banogeje umugambi maze bagaba ibitero ku ishyo ry'umwami Rwogera ryitwaga Intarama za Rwogera. Muri icyo gitero barasanye n'abashumba bazirindaga, barabanesha, inka bazihata ikibando. Mu gihe gito bari basesekaye ku karubanda, ibyivugo ari byose. Ab'ibwami bati izi ngangurarugo tuzicitse dute? Babise iryo zina ingangurarugo kuko ari zo ngabo zubahutse kugangura urugo rw'umwami. Kugangura ni ugutera intugunda cyangwa akaduruvayo. Umwami Rwogera yashatse kurakarira abo bana maze abatware bamwumvisha ko ari we wabahaye uburenganzira, maze bose abagabira inka zibakwiriye. Kubw'ubutwari bwakomeje kuranga izo ngangurarugo, Sezisoni amaze kwima agafata izina rya Kigeli IV Rwabugili, yafashe wa mutwe awugira umutwe ndangangoma ye, ni ukuvuga ingabo zihariye z'umwami zongeweho izindi. Ubutwari bwa Bisangwa bya Rugombituri. Bisangwa yari afite se witwaga Rugombituri, agahungu katoraguwe n'umwami Gahindiro kamerewe nabi.
kakazahurwa n'ibiryo byagoye umwami kubimenya byitwa ituri, ari naho yakomoye iryo zina Rugombituri. Mu mateka y'u Rwanda hari imvugo yagiraga iti umwami ntiyica hica rubanda. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili nawe yavuzweho gutanga bamwe mu bantu babaga baregeye umwami ngo bicwe. Hari amakuru avuga ko umunsi umwe umwana yabajije Rwabugili ati ese kuki ukunda kwica? Rwabugili aramusubiza ati si ibi bigabo se bindegera? Rwabugili aravuga ati ngaho utari wandegera umuntu nahaguruke. Abandi baryumaho bakomeza bariyicarira. Nyamara Bisangwa bya Rugombituri arahaguruka kuko nta muntu yari yakamuregeye mu mateka ye, asangira n'umwami ku nzoga y'imihigo. Iherezo rya zimwe mu ngangurarugo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitigeze byishimira gukolonizwa. Mu kwihagararaho rwagerageje kurwana n'abakoloni bari bitwaje intwaro zirimo imbunda zirasa amasasu, mu gihe ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zarwanishaga imiheto yatamikwaga imyambi ndetse n'amacumu. Ingangurarugo zafatwaga nk'intwari icyo gihe zagiye ku rugamba rwo kurwanya abakoloni. Rutalindwa wari umwami w'u Rwanda yakiriye intumwa yoherejwe n'umutware Rwabirinda wategekaga mu Kinyaga, aje kumubwira ko i Cyangugu abazungu bahateye bakaba bashinze ibirindiro i Shangi. Rutalindwa ngo yahise akoresha inama igitaraganya yari ikoraniyemo abatware bakuru kugira ngo barebe icyo bakora. Uwitwaga Rwangampuhwe rwa Nkangura niwe wategekaga ingabo zitwa Abakeramihigo. Uyu rero ngo yabasabye ko batagomba kwibeshya ngo bajye kurwana n'abazungu kuko na Rwabugili ubwe ngo yari yarabivuze ko ntawe ujya abarwanya. Ibi ariko Kabare na Rutishereka barabyanze, bavuga ko badakwiye kugendera ku byo Rwabugili yakoze, ahubwo basaba ko bagomba gutabara mu maguru mashya kuko igihugu cyari cyatewe. Biteguye kujya ku rugamba muri Nyakanga mu mwaka w'1896 nk'uko bigaragara mu gitabo cya Louis Delamarque cyitwa Le Rwanda ancien et moderne. Nshozamihigo mwene Rwabugili yagizwe umugaba wacyo aherekejwe na bamwe mu bakomeye nka Muhigirwa na Bisangwa bya Rugombituri. Iki gitero cyahitanye Abanyarwanda batabarika bari bagitabayemo, kuko abazungu babarashishaga imbunda. Mu baguye harimo na Bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho, naho Muhirwa we arakirokoka kuko yabonye byakomeye agakiza amagara ye. Abanyarwanda bakubiswe inshuro maze ibwami bayoboka ku neza hakoreshejwe inzira y'imishyikirano hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'imishyikirano ku ruhande rw'u Rwanda hoherejwe Rwabirinda na Rwidegembya bajya gutwara i Shangi mu izina ry'abazungu, maze abazungu nabo ngo bohereza umwami impano zirimo imyenda, ariko amakuru avuga ko umwami yanze kuyambara bakayijugunya mu Kanyaru.